Muri iki gihe isigeze aho abantu benshi babaye imbata z'amaherezo y'ako kanya. Benshi barashaka ibintu bita inyungu zihuse, ibyishimo by'abubu, amafaranga ya vuba vuba, impinduka zigaragara ku kanya. Ariko icyo batazi, ibyo byose ni iby'igihe gitoya, ntibiramba. Ese waba uzi impamvu abantu benshi bahitamo nabi? Ni uko bareba hafi. Ubu uramutse ufashe urugendo rw'ibirometero 1000 ukaba urebana n'intambwe y'uno munsi gusa, ntiwagera iyo urya. Icyo ugomba kumenya, inyungu z'ubu sizo zigomba kukuyobora. Ibintu byinshi birangirika, ibindi bigapfa, ibindi bigashwanyuka. Si uko aba atari byiza, ahubwo ni uko biba byubatswe mu nyungu y'ako kanya. Hari n'abashaka gukira byihuse bakoboka inzira y'ubusambo, uburiganya n'inda nini n'ubuhemu. Hari n'abashaka urukundo ako kanya bagashukwa n'ubwiza bw'ako kanya, bakirebera ubwiza bw'inyuma aho kureba ubwiza bwo mu mutima. Muri abo bose harimo n'abari gushaka amashimwe y'ako kanya kugira ngo bibe agaciro kabo. Ugomba kumenya ko inyungu y'ako kanya ari nk'inkono ishyushye iryoshya ibyo yatetse igashya mu kanya nk'ako guhumbya, ibyo bikamera nk'aho bitigeze biba rwose. Reka twifashishe ingero. Umusore ufite imyaka 25 wize ko azaba umukire, ariko akihutira mu bucuruzi atize neza ibyo arimo, agafata amadeni, akagura ibintu bihambaye, agatangira kumera nk'uwagezeyo. Uwo ntihashira nk'amezi 6 azaba mbarira, azarimbuka nta kabuza, kuko yubatse ibintu bidafite ishingiro. Iyo aza kuba yaratekereje ku nyungu z'igihe kirekire, yari kwiga akubaka igishoro gito ariko gikomeye. Ufashe nk'urundi rugero, umukobwa wifuza kwemerwa n'abantu cyane ndetse no gushimwa nabo, nuba aramutse yambaye ibintu bihenze bimushumbije ubushobozi, agakora ibyo adashoboye ngo abantu bamukunde, nko mu gihe gito ashobora kubura icyizere cye n'ukuri kwe. Kuko iyo aza kuba yaratekereje ku nyungu z'igihe kirekire, yari kwibaza ati, ese ndashaka gushimwa uyu munsi gusa cyangwa ndashaka kubaka agaciro k'amateka yanjye? Nanone umukozi wishimira akazi koroheje, agakora ibisanzwe gusa adashaka kwiga ibirenzeho, nyamara bagenzi be babikora, icyo gihe bakura biga biyungura ubumenyi. Ntihashira nk'imyaka 5 yarasigaye inyuma, ntibamuteze imbere, azababara. Kuko iyo aza gutekereza ku nyungu z'igihe kirekire, yakabaye yarubatse ubushobozi bwe kuva kera. Icyo ugomba kumenya muri ubu buzima, gutekereza ku nyungu y'igihe kirekire ni impano y'abanyabwenge. Kuko abahanga baravuga bati, niba ushaka kwicara neza ejo hazaza, ugomba kwicara nabi uyu munsi, kugira ngo ube wubaka ejo hazaza heza. Kuko umuntu uhitamo gukora ibyoroshye uyu munsi, ayubaka ubuzima bugoye bw'ejo hazaza. Ariko ufata ibyemezo bigoye uyu munsi, nta kabuza azabaho mu bwisanzure ejo hazaza. Kuko gutekereza ku nyungu z'igihe kirekire bisaba kwihangana, gutsinda irari, guceceka aho wumva wavuga, no gutekereza aho wumva warakaye. Icyo nakubwira, ubumenyi bw'igihe kirekire buhera ku bintu 4 by'ingenzi. Icya mbere ni ukwihangana, nushaka ibisubizo byihuse kandi ugakora gake udahagarara. Icya kabiri ni ugushyira imbere intego, kuko umuntu utagira intego z'igihe kirekire ameze nk'umusare utera umwambi mu kirere. Icya gatatu ni ukwiyanga, ukiyima buri kintu cyiza cyose ushaka ako kanya, kuko imbere hari ibyiza by'igihe kirekire. Icya kane, ugomba gutekereza ku muryango wawe, igihugu n'ahazaza hawe, kuko ibintu bikomeye bitekerezwa mu bwitonzi. Ese ubundi ni gute twamenya ko dufashe icyemezo cy'igihe kirekire? Ni igihe ufashe umwanzuro ukubaka ibintu, ukavuga uti, nubwo bitanyunguye ubu, ariko ndimo kubaka ishingiro. Cyangwa ukemera gutakaza amafaranga make none, ariko ukiga ubuhanga bukwinjiriza menshi. Umva aho ibyinshi bitangirira. Umuntu ufata icyemezo cyo kwiga buri munsi, nubwo nta mafaranga yaba ari kubona, ejo azasigara imbere. Nanone uwiyemeje gukora siporo, nubwo umubiri wamubwira ngo uhagarika, nta kabuza azagira ubuzima buzima nyuma. Uwanga kuba imbata y'irari ry'ako kanya, akihangana, ejo azaba umuntu ufite icyerekezo. Uwubaka ikinyabupfura bucece, n'iyo abandi bamuseka, icyo gihe aba yubaka icyubahiro gifite agaciro k'igihe kirekire. Igisubizo n'ukuri naguha, ntugashuke umutima wawe, ntugashukwe n'amajwi y'abantu wumva bagira bati, wabuze iki ngo ubikore aka kanya. Irinde gutwarwa n'amarangamutima, tekereza ku nzozi zawe, kandi wihangane, ukoresha amafaranga make, wige, wemere gukora amasaha menshi, ari nako wubaka ububasha bukomeye.
vunika ubu ngubu wubake igicumbi cy'umunezero w'ejo hazaza. Icyo ugomba kumenya, inyungu z'aka kanya zirakurura, zigatwika, zikaryoherera, ariko iyo zishize zisiga ubusa. Ariko inyungu z'igihe kirekire zubaka umuntu ushikamye, ufite agaciro n'amateka. Ubuzima si umukino wo guhita utsinda, ni urugamba rwo kubaka uko bwije n'uko bukeye. Ese wowe urimo kunyumva aka kanya ushaka kuba muntu ki? Kuba wa muntu udatekereza ejo hazaza, cyangwa wiyemeje kubaka ubuzima buhamye? Icyo ugomba gukora, tekereza ku nyungu z'igihe kirekire aho gutekereza gusa ku nyungu z'aka kanya. Ko iby'aka kanya birashira, ariko ibitekerejwe neza biraramba. Nimba waryohewe n'iki kiganiro cyangwa hari ibyo kikunguye ku bigendanye no gutekereza ku nyungu z'igihe kirekire, sangize bagenzi bawe, ukore subscribe, kuko utazigera wicuza kuba warajoyininze uyu muryango wawe Impamba y'Ubwenge. Imana ibahe umugisha.